ngiye na Bishop none se nimba mumeranye neza kuki wabivuga guzamura amazuru none se mu byukuri uraza kutubwira ko nta kibazo mufitanye twebwe nitwe twagiye kurega agafaranga si wowe ni wanete ndi kubaza si wowe wagiye kurega agafaranga si wo ibyaha harimo gushinjwa si wowe wabimureze uraza kujinyora abantu nta kintu na kimwe murava yaje kuri kamera gusobanura nta na kimwe yasobanuye abe ahubwo ni ukuza kureba abantu gutya akaza kubabwira ngo ngewe na Bishop tumeranye neza ngiye na Bishop nta kibazo dufitanye warahohotewe unanirwa kwihangana ihohoterwa uragenda utanga ikirego umugabo we baramufunga none uje kutujinyora ngo twaravuze none se twavuze iki ye numiwe nongeye kwasuza mwebwe mukurikiye Dede TV show ndasuhuza abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru impande zose z'igihugu cy'u Rwanda ngasuza abantu mutuye mu mujyi wa Kigali abantu mutuye mu mujyi wa Kigali maximum respect waruzi yuko gusambana bitera umwaku so uyu munsi ndaje ntago nje kugira ngo tuganire ibintu byinshi cyangwa tuvuge birambirane nkuko bisanzwe abantu benshi b'abashuti banjye barambwira ngo nkora ikiganiro ngo kirekire ngo shahugira umunwa ngo shahugira umuntu ndawugira pe ndawugira kuko akenshi urantunga abantu mwakoze subscribe mwese mbahaye ndabubashye abantu murebe ibiganiro byanjye thank you so much biracyarebwa gake gashoboka ariko I think ko bizagenda neza sinzi nimba ikibazo wenda mfite ari uburyo na uploading arano ntago ndamenye ikibazo ahantu kiri ariko ndaza gushaka abantu bizobereyemo banyerekere wenda wasanga ari ngiye gukora amakosa mu kwa uploadinga bigatuma ikiganiro kitarebwa cyane ntago mbizi cyangwa se arano ndaza kureba ikibazo ahantu kiri so rero nagira ngo mvuge ku bintu bibiriho gato tubinyuramo nkuko tubyumva nyine gusesengura ikintu just nkuko ucyumva nkuko nawe wakicara ukagisesengura nkuko nawe wakicara ukakivugaho uko ubyumva tugiye kuvuga kuri saga irimo kuba ya Kasuku na Jihad ntago tugiye kubacyaha cyangwa ngo tubahane cyangwa tubagire inama nkuko nsanzwe ngira abantu inama no bari abantu barakuze bari abantu bakuru bandusha iyi mihanda bandusha byinshi ku buryo icyo navuga cyose batacyumva I know ariko reka mbabwire ngiye nashakaga rata kwiganira namwe abaherezwa ibintu barimo kuvuga cyangwa se abantu bajoininga ama live yabo abantu nyine bakurikirana uburyo bari guterana amagambo n'uburyo bari kuvuga ikintu kimwe nakwibwirira abafana bari abantu babaziranye kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo abaziranye bagura bwije ari Kasuku aziranye na Jihad kandi babaziranye ku bintu byinshi twebwe tubonye ibintu byatombotse bakavuga umwe agatuka undi bagatukana umwe akita undi biki undi akita undi biki ngegera ibiki byose biriya akenshi twebwe tubibona nk'abantu bari gutukana batwereka icyo bahereyeho nk'uku bari kutwereka yuko ngo bari gupfa ngo DJ Felix ariko mu by'ukuri indani yabo baba bafite ibindi bintu bapfa mwebwe mutazi niyo mpamvu kwivanga mu byabariyanyishange ntago mbibona nk'ibintu biri sawa umwe abashaka kwangisha undi abandi ukabona umuntu arimo aravuga ashaka kwangisha undi mugenzi we ukabona umuntu aravuga ashaka kugira ngo abantu ari we baha attention cyane n'undi akavuga ashaka ko abantu ari we baha attention cyane ariko bonyine baba bafite ibintu bapfuye mu byo mu madiro bapanze ntakunde mu buzima babanye mu ntibukunde umwe ugasanga ararakaye n'undi ararakaye noneho bazagira akantu gatoya bapfa mwakavuga ati reka nkumenere n'ubundi warambabaje murabyumva hano ibyo bintu babiri gupfira rero niyo mpamvu bafana beza abakunzi bareba ibintu byose biba kuri no mihanda
rwose ibintu bya Kasuku na Jihad dukwiye kubyitondamo, kuko umwe araca akavuga ibye n'undi agaca akavuga ibye, impamvu nta yindi, baba baziranye mani, baba baziranye bariye. Abantu bose bari muri no mihanda basa nk'abantu bavuga ari kijyana cyangwa bavuga ikintu kikumvikana cyane. Nubona batangiye kugongana, nubona batangiye gusekurana imitwe, jya umenya yuko bari abantu baziranyeho ibindi bintu biri behind badashaka kutwereka, ahubwo bari kutwereka akerurutso, nyine akantu ko kwiyerurutsa kerekana ikibazo aho kiri. Ariko ntabwo ari cyo kiba ari ikibazo mw'abantu, abantu baba barapfuye ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero tudakwiriye kubyinjiramo cyangwa ngo bidutwarire umwanya. Njyewe nicyo nabivugaho, ntabwo biriya bintu byantwarira umwanya. Gusa ikintu kimwe nzi neza nuko muri bo umwe nubwo yavuga ngo runaka afite ubugome, nubwo yavuga ngo runaka afite urwango mu mutima, ariko ibyo ari byo byose n'undi ntago aba yoroshye, n'undi ntago aba yoroshye, bose ntago boroshye mani, bose ntago boroshye. Imihanda baraje bayishyushye, baba bazi ibyo barimo, baba bazi ibyo barimo. Biriya bintu ntimukabyivangemo, ntimukabitindeho, bariya baba bazi ibyo barimo, shabyo byihorera. Ubu tujyaho duhangayike ngo Brian ngo nako ngo su Brian ajete we. Ubu tujyaho duhangayike ngo Kasuku na Jihad ngo bashwanye tubone ngo ni ibintu bya danje. Wapi, ntabwo ngiye nabibona nk'ibintu bya danje, mbibona nk'ibintu gusa. Ikintu kimwe ngewe navugaho nuko Jihad ajya agabanya gutukana, nyine agabanya ukuntu hari uburyo avuga bishobora kuzamutera ikibazo, bishobora kuzamukururira, kandi wenda we azi yuko ari muri industry bisanzwe, ari showbiz bisanzwe, ariko ukazasanga biramukwegeye. Ibintu byo gutukana, ibitutsi biremereye, kajye mu kuzimu, kagira ibiki, ibyo ntabwo biba ari sawa. Murabyibuka ibitutsi aherutse gutuka Yago, none atangiye ngo apakiye nk'umufuka ucuritse. Man, ibintu nyine birimo gutesha agaciro ikiremwa muntu, ntago ari byiza. Ngewe nicyo nabivugaho, ntago ari byiza. Usanga abo bagiranye ikibazo bari kumurusha ubwenge, bamurusha ubwenge kubera ko bazi yuko asaduka cyane agatukana, bagatuma avuga amagambo mabi, kandi bo babivuze mu buryo buhishe, babivuze bamubabaje mu buryo buhishe. Noneho yajya kuvuga akisatura, akavuga nyine ubona nta kintu kimwe asigaje inyuma. Niyo mpamvu rero bamushinja ubugome. Ngiye ntabwo mbibona nk'ubugome bisanzwe, hoya, ntabwo ngiye mbibona biriya bintu nk'ubugome, ahubwo we nyine ashira isoni, aravuga nta rutangira. Abandi rero bo bamurusha ubwenge bakabivuga basa nk'ababyoroheje, kandi bari kumubabaza, bikaza kurangira wananiwe kwihangana akaguhanyo. Ariko mu by'ukuri nawe aba yababaye, yakomerekeje, sibyo? Kandi hari ukuntu abantu baba bakuzi, baba bazi ko nibavuga gatoya uri butomboke, nyine bazi yuko wowe iyo bibize uteruraho. Iyo jambo sinzi nimba muryumvisha. Hari ukuntu baba bazi yuko Jihad iyo bibize rimwe ahita ateruraho, ubundi bakamutogosa koko. Jihad nawe agatogota akavuga. Rero ngiye numva yajya yiga cyangwa yakwiga gukontorora umujinya, cyangwa se nawe kumenya kubabariza umuntu mu bifefeko, kubabariza umuntu mu mayeri, ku buryo umuntu nyine atumva uburemere bw'ijambo. Nk'ubu reka babwire, ikiganiro cyose cya Kasuku yakoze kuri Jihad nacyumvishe. Kasuku yagiye amubwiramo amagambo aremereye, kandi mu buryo twebwe tutabyumva ko aremereye, nko gushaka guhuza mifupa n'ibintu byabaye muri jenoside. Urabyumva ko ari ibintu biremereye, nyine hari ukuntu yagiye amubabazamo. Ariko wowe wumva ikiganiro ukabyumva ko amubabaje, ariko in public wumva yakoresheje amagambo ari mu bwenge bwinshi mu kubabaza umuntu. Noneho gahita usanga Jihad waraje aratombota, aravuze
wasanga aratombotse aratukanye aravuze ibintu byinshi. Rero abantu bo muri no mihanda bamaze kumenya ko Jihad avoma hafi kandi iyo bibize rimwe ahita ateruraho. Sinzi niba icyo Kinyarwanda muri kucyumva. Niyo mpamvu rero ngewe inama namugira mu busesenguzi bwanjye, inama namugira nuko nawe yamenya gukora nk'uko nabo bakora, kuko biriya bishobora kuzatuma bashobora gukomeza benyegeza cyane, benyegeza umujinya we, bikazarangira akoze ikintu kibi akaba victim, akaba ari uhanwa. Kandi mu by'ukuri nawe yabwiwe amagambo mabi, yababajwe nk'umuntu kuza agahita kwita umujenosideri. Nka Yago kuntu yajyaga bivuga akavuga ngo papa warafunzwe, ngo niyo mpamvu niho urwango ruturuka, ibintu nk'ibyo. Yabaga arimo kwenyegeza umujinya wa Jihad kugira ngo Jihad atomboka tukane noneho ibitutsi birenze, hanyuma Yago abone uko yereka abantu ko Jihad ari umugome. Abo bantu rero babaho bavoma hafi. Niyo mpamvu Jihad akwiriye kujya yiga uburyo asubizanya n'abantu, yashyizemo ubwenge bwinshi, bizamufasha. Ndumva ari icyo ngicyo ngiye nabivugaho ku kijyanye n'ibirimo kuba. Hanyuma ikintu ngiye cyatumye nicara kuri kamera muri iki gitondo, ninde muntu najya ngo mbabaze, ninde muntu wagiriye inama Neti Murava kuza gusubizanya n'abantu, kuza kuri kamera? Sinzi nimba ikiganiro mwese mwakirebye cyaciye kuri Gafaranga na Neti. Kambabwiza ukuri, umuntu wamugiriye inama yo kujya kuri kamera yanaroga. Umuntu wagiriye inama Murava yo kuza kuri kamera, kuza kuvuga adafite n'ikintu avuga, kuza kwicara kuri kamera adafite ikintu kiri straight ari bubwira abantu, mana we. Umuntu wamugira inama n'izina ry'Imana yanaroga, wanaroga pe. Kubera yuko sinzi impamvu Murava yaje yarakaye, yaje afite ukuntu afite ubushizi bw'isoni mu jisho, yaje afite ukuntu aje nko kwishima hejuru, man. Yaje afite uburyarya bwinshi, yaje afite umutima mubi, karananutse mana, yarananutse, ijisho rirasa umweru burundu. Ariko mana, ntababeshye narebye ikiganiro cyose ndakirangiza, ariko nababaye pe. Icya mbere, nta kintu na kimwe Murava yaje kuri kamera gusobanura, nta na kimwe yasobanuye abe, ahubwo ni ukuza kureba abantu gutya, akaza kubabwira ngo ngewe na Bishop tumeranye neza, ngewe na Bishop nta kibazo dufitanye, ngewe na Bishop. None se nimba mumeranye neza kuki wabivuga guzamura amazuru? None se mu by'ukuri uraza kutubwira ko nta kibazo mufitanye? Twebwe nitwe twagiye kurega Gafaranga, si wowe? Si wowe ni wa Neti ndi kubaza, si wowe wagiye kurega Gafaranga? Si wo ibyaha harimo gushinjwa, si wowe wabimureze? Uraza kujinyora abantu ko twavuze ibyo wowe wakoze, twabisesenguye uko tubyumva, buri muntu wese yabivuze hakurikije uko wowe witangiye ikirego. Noneho n'icyaha umugabo wari gushinjwa ni wowe wakiregeye, ni wowe cyakorewe. Uraza kujinyora abantu wayi? Uraza kujinyora abantu kubera iki? Ngewe uzi ko narebye ikiganiro nkajya numva namusubirizamo. Se uyu mwana w'umukobwa yarahohotewe, arakubitwa, ahozwa ku nkeke,
arahohoterwa mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, arahohoterwa rwose, biri mu rukiko, umugabo warafunze kandi afunze ari we wagiye gutanga ikirego. Uraza kujinyora abantu, ujinyora abantu bakugize bate? Ngo nimba nguzi yuko ngo tutaganiriye, ngo ukaba utaraganiriye na Bishop, ngo nta kintu ufite cyo kuvuga, kubera ikiza? Kuki ushaka ko abantu batavuga kandi ibintu ari wowe wabishyize hanze? None ukuntu twari twagushimye, ukuntu twari twavuze ati rwose abantu benshi bakwiriye guhaguruka bakamagana bino bintu bakorerwa, abagore benshi barahohoterwa ntibabivuge, twabikunze tuvuga turi intwari rwose, none uje kutujinyora ngo umeranye neza na Bishop. None ese ubundi twebwe turifuza ko mumerana nabi? Erega hariya harimo ikindi kintu, harimo ko ushobora no kuba waragiye kurega kubera ko ukunda agafaranga. Yes, kubera ko ukunda agafaranga, ukavuga uti wenda abayobozi nibamungarurira bakamushyira ku murongo, ubwenge bwe buragaruka, ibi yaratangiye kunkorera bireke, dukomezanye ubuzima neza. Ibi birashoboka. Njye rero ukuntu nabibonye, Aneti unyihanganire, ukuntu nabibonye, njye nabonye uri kujinyora umugore mukuru. Njye nabonye hariya kuri kamera wahicaye ushaka kubwira umugore mukuru. Njye nicyo nabonye. Naho twebwe kutubwira umugore mukuru niwe mufite ibyo mupfa, niwe muhuriye ku mugabo umwe. Twebwe nta kintu ukwiriye kuza kutubwira utujinyora, munagira ngo mbabwire ko meranye neza na gafa. Man, iminota y'ikiganiro yose abantu mutakirebye muze kujya kukireba, nta kintu kimwe kizima kirimo, nta kintu kimwe kizima gifatika kirimo waje kubwira abantu. Ngo ubu ngubu aka kanya ngo binoroshye ngo kuba nicaye kuri kamera ngo tutari kumwe na Bishop. Mutari kumwe na Bishop usariye, si wowe wamujyanye yo wa mubyeyi? Warahohotewe, unanirwa kwihangana ihohoterwa, uragenda utanga ikirego, umugabo we baramufunga, none uje kutujinyora ngo twaravuze. None se twavuze iki? Ye numiwe. None se basi umuntu wakugira inama yo kuza kuri kamera, iyo nakubwira ati basi urapointing ibingibi, uragenda uga kuri point uvuga iki niki, ntakubwire ngo icare kuri kamera uburi ibyo uvuga, utangira uvuga ibya hehe na hehe, utangira uvuga man. Mu rukiko ngo bapimye Murava basanga afite depression. Biragaragara pe, ukuntu waje kuri kamera, ukuntu ureba, ukuntu ijisho rye rimeze, ukuntu umeze nyine, ukuntu uhagaze, ukuntu umeze, ufite depression, biragaragara. Kuza guhenura amazuru ngo njye na Bishop tumeranye neza. Yes, hari igihe ubabara, hari igihe umupatina wakubabaza ukumva unaniwe kwihangana, ukaba wanahaguruka ukajya gutanga ikirego, ariko hashira umwanya ukavuga ati ariko ubu sinihuse. Rero wowe wisamye wasandaye kubera yuko wagiye gutanga ikirego, kubera ububabare n'uburibwe uri gucamo, urangije kuregreta nyuma ubonye yuko icyaha arimo gushinjwa kiremereye. Nicyo cyabaye. Wabonye icyaha ari gushinjwa yagukoreye kiremereye, gishobora gukatirwa igihe kinini, ushaka kwisubiraho, ushaka kubigarura kandi bitagikunze. Rero niyo mpamvu ukwiriye kureka tukabivuga, ukwiriye kureka tukabivuga uko tubyumva. Buri muntu wese avuga ikintu uko acyumva, kandi ntabwo uhagarara hariya ngo ujye gusubizanya nabo. Ubundi iyo ufite ikibazo nka kiriya uricecekera. Nimba uzi neza yuko ari we watanze ikirego ukarega umugabo wawe, ubu ngubu akaba arimo gukurikiranwa mu butabera, ukwiriye guceceka ugahandoringa cya kintu mpaka kirangiye. Naho kuza kutujinyora rero nta kintu kibirimo nshuti yanjye, nta kintu kibirimo, nta nagu bifite, nta gupe. Kandi abantu bose bakurikirana ino mihanda hafi bavuze ati ninde muntu ushutse Murava kuza kuri kamera. Bose babyibaje, umuntu wese arimo aribaza ninde muntu. Njye nari natangiye kwibaza ninde muntu uri gupostingira Murava kuri Instagram, ariko uje kuri kamera nahise mvuga ati ni Murava uri kubipostinga. Urimo urapostinga uvuga ngo umugabo wawe ni ikiremwa gitangaje,
imana yaremye wamufungishije ariko si ubwo aha kandi kere ntaza no gutandukira cyangwa nkarengera gusa ukwiriye guceceka kurusha kuvuga mu kigeragezo igihe cyose uzagombe uceceke nibyo byiza kurenzaho mu bibazo byose wacamo ujye uceceka nicyo cyiza kurenzaho burya intambara zose umuntu yazirwanishije guceceka biroroha ndumva nabashimira njyewe numvaga ndi bubivugeho gutyo numvaga ndimo ndibaza nyine ibintu byabaye byancanze so imana ibaho umugisha imana umugisha ariko abantu mwegereye murava mubwire yihangane abacecetseho ikibazo kibanze kirangire ikigeragezo barimo kibanze kirangire kandi nibwo azanesha